turi hararyoshye hararyoshye we harya ubundi ijuru ribaho ijuru ribaho ijuru ni iri ngiri babandi baramba kumena amaraso si ibyo biryo byacu si ikibi agomba kubaho bana none uyu munsi kabisa no gushaka ibyana bya hatari bana ndakubwiye ngo uyu munsi njyewe ngomba kunywa byeri ariko mfite n'icyana ndi butane njye nyine icyana mana akuze cyane cyo muri weekend mana wallahi ese wimeze bite bana uyu munsi gahunda yari none mu mbare rya risemana njye mfite n'icyaka ntabijyaka ngenda shaka umwana ubu ngenda shaka takoye urashaka shaka umwana ndi burarane nawe ngewe uyu mugoroba nanjye nuko mani ngewe maze iminsi ibiri yose ntarya akana mana hanze hari ikibazo mani uramenya gahunda ihari hanze hari sekibi zateye wa sekibi yambuza kwirira umwana niko bakubeshye ubu ntabwo uramenya ibya sekibi sekibi se akora icya akazi ke nakara hateye ibintu muze tugende mbaza mbugure n'akantu hariya urumva ubundi araza agatwara abantu akabatwara ahantu habi cyane ku marimbi mbega byugarije abantu ujye mani cyane no gushaka akana ho kwica mani ibyo bihuriye no kuba nshaka kwirira akana ahubwo we numva tunahoza mani ayo ntabwo ibyo kumbwira ngo se kibongo n'amarimbi ngewe ikibazo buriya umuntu akanya kaba kabaye gakeya nawe gahunda tuba turimo ubuyizi kazi mugiye gukica rero umva rero mbabwire gahunda ndabona irimo kugenda neza ejo saa 11 cya kibazo muze mwagikemuye reka ngende gahunda ni gahunda imodoka murayifite sawa bakunda inshuti bwo bya sekibi byateye njye wambwiye cyane ntabwo nuri sekibi ni umuntu umeze gute sekibi nyine asa nk'umugabo cyane nk'uko bavuga satani cyore ni satani izigatwara abantu bibariye neza wowe se ikuzimu nyine numva satani ngo ibikuzimu nuri se aba hano ku isi abaza ku isi nyine urumva ntabwo eshatu atanyubwa ntabwo bare nazanjyana none se kanayangiye mu kazi sha akomano yisugenda ugiye utabasha kumva sekibi zambwira nyine tuvuye ku ishuri nge ntabwo mbizi sharo ndatangiye wanyibwire sekibi ni umuntu umeze sekibi abagamije gusenya abantu bimereye neza abagore arasenya ingo zubatse abana aho bari bameze neza araza akabajyana mu biyobyabwenge akabajyana mu bindi bintu ni umuntu ushukana arashukana kujyana nk'aho umukobwa rero kujyana mu busambanyi akujyana kunywa itabi ahantu hose kandi ugasanga atari byiza none se ubwo aza kubwira gute kugira ngo abe yakujyana ni ukuvuga ngo sekibi araza yashobora kuza muri sugar daddy agatereta agagushikisha utuntu agatelefone akaguha byose birashoboka mana we ndabimenya kiri urakoze shanda umenye nazigera yirimbe kandi ariko okay ndio gihe gisigaye kugira ngo aze ariko bose n'umuntu nabajije kubigarurira yewe nta mugore nzatinya nta mwana nashaka yavutse uwo munsi kama mbaya nzabarya ciri inkweto muhamagare numva hano ageze none amasaha yageze ugeze uri ku marembo injira tebuka nta kibazo injira akazuka byiza cyane mu rugo kabere buriya
ariko siko tuvuze ku by'ubukwe ukanyibutsa disi. Nawe urabona amezi abaye angahe yose rwose ibintu nakubwiye ko utansubije. bya bindi se none urabona tutagomba kubanira igihe kirimo kiraducika. ariko ubundi urukundo rw'iki gihe wowe urubona nuko abakobwa b'ubu mwabaye ngo urukundo none se mutegereje urwaryara urw'ejo hazaza tutazi uko ruzaba rumeze. rwose ni umwe. Reba Peter yakoze ubukwe n'ibyo, ariko reba igihe yari amaranye n'umukunzi we, si igihe kinini. iminsi baye myinshi igiye gufata umwanzuro niba utansubije. umuntu wese wasigaye baruma bavugaye wajya narakuburiwe ino minsi hari ahantu narakuburiye kandi uzi ko twahuriraga muri ino minsi ndatumirewe nabi gute se uzi ibintu bari kudukorera ubwo mbabona nagutinda ahantu waya wigira ubwo ntacyo waba turi kure wenda iminsi twayatera kure abonye hari icyapa rwose wigira ubwo ahantu ni habi nose tukabigarurira uyu munyago ese Gayihanga, ni ingana ndashobora kuza kwa